Abantu benshi mu rukundo kujya kumva barabazanya bati ese ukunda iki, wanga iki. Bamwe bati ni iki kintu umuntu ashobora kugukorera mukundana ku buryo udashobora kumubabarira. Abandi bakabazanya se nirihe jambo wanga kubwirwa, ese ni biki ibintu nyine utishimira muri relationship. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibi bisubizo cyangwa se ibibazo iyo bisubijwe neza nta na kimwe kirimo ikinyoma, gisubijwe nyine mu buryo bw'ikinyoma, bigira ingaruka kuri relationship yanyu cyangwa se ku mubano wanyu. Njye kukuvuga urugero, njye guha urugero rura gusobanura uburyo ki iyo umuntu mubajije bino bibazo akabigusubiza mu buryo bw'ukuri atakubeshya byangiza umubano wanyu. Ubundi dating cyangwa kuba uri gukundana n'umuntu bisobanura ko uri kumwigaho, uri kwiga kuri uwo muntu. Ndavuga cyane cyane nk'abantu ba dating just not for pleasure, batari gushaka kwishimisha, ahubwo bafite urukundo rufite purpose, rufite intego yo kugira ngo bagere ku kindi kintu, babe batera indi ntambwe bakabana nk'umugore n'umugabo. Reka mvuge gutyo. Ibi rero ibi bigira ingaruka ku mubano wanyu kubera ko ni nkaho bafunze inzira zo kugira ngo wige wa muntu uti gute. Nibwo igihura n'umuntu nturamumenya, umubajije bino bibazo cyangwa se kubajije bino bibazo uhise umubwira uti ngiye bureka nkubwire umuhungu w'umusinzi sinabana nawe. Wa muhungu aragushaka ariko ni umusinzi, kuko nturabimenya, nturamufata. Ikintu agiye gukora nuko agiye gukora igishoboka cyose ku buryo utazigera umenya ko asoma no ku nzoga. Numubwira ko wanga umuntu wenda wakwimyoza cyangwa n'iki cyangwa se n'irindi jambo, azihangana abeho atabikora, kuko wenda ashobora kuba asanzwe abikora akavuga ati n'umuntu arabyanga kandi ndamushaka, pretending ku undi muntu kugeza igihe mugize gute mubani. Ariko iyo mugeze mu rugo nagakomeza kwiholding, ukavuga ati uruwanjye nta hantu wajya, ubu norongeye kubaho ngiye wanyawe. Uri kumva kino kintu? Donc iyo umubajije bino bibazo akabigusubiza, iyo akubajije bino bibazo ukabimusubiza byanyabyo, nko kumufasha gupretendinga cyangwa kuba uwo ashaka kuba we ntabe we. Kandi ntabwo biramba kwigira undi muntu, ahubwo ukwiye kwiga ku muntu ukavuga ngo uyu muntu afite ingeso nayihangane, uyu muntu akora ibi ngibi nabyihanganira cyangwa se mbishoboye. Umuntu wabaye addicted mu kuba yacitinga cyangwa se kuguca inyuma, ahubwo ziga izindi ngamba zo kuba yabiguhisha ntubimenye cyangwa se akihangana muri icyo gihe. Ariko kugira ngo acike kuri ingeso bisaba process. Rero ubibaza wumva wowe ushaka nyine just kumumenya kugira ngo mube uko yifuza ko mubana, ariko kuba wahinduka ukemera imico y'umuntu ntabwo binyura muri dialogue, muri interview. Ntabwo mubazanye ibibazo, muhura muri situation akagira ingeso yamunaniye kwicika, wowe ukemera kuyakira kubana nayo, cyangwa se ukavuga ati umuntu n'umunyamico myiza mbanye nawe gutya. Impamvu abantu benshi baba surprised iyo bageze mu rugo nuko nyine baba baranyuze nko mu process, ugasanga umuntu arabizi ko wanga iki kintu agahita atangira akagihisha, akagera gute nimwongere no kugipfa, mwagira mu rugo kikazuka, kuko harabavuga ati uruwanjye ntaho wajya twarasezeranye. Kudatinga rero uri kwiga ku muntu, ntabwo uri gushaka kumuberaho kumubaho nice, no, uri kwiga ku muntu umenye ngo uyu muntu karakteri, imikurire yaho yaturutse, ibyo yibwira nabasha kubana nawe, mindset yibi natekereza ibyo yibwira muri we n'ibyo nibwira, ibi bintu wabihuza ntibikore bombe, ntibiturike cyangwa nyine twabana tugakomeza. Icyo ugomba kukiga. Rero ibi bibazo umuntu urabikubaza by'umwe ati ngiye ntago ngira izo preferences, cyangwa se ujye umusubiza uburyo ki ariko butari buze kubangamira
rwa rugendo rwawe rwo gushaka kumenya wa muntu kuko azakwihishamo. Ngira ngo mwagiye mwumva aka gakuru k'umusore wavuze ati rero ibintu nakoze ni byinshi, nari umusambanyi, n'umunywi w'inzoga, ndasinda, kugira ngo nshake umuntu umeze nkanjye cyangwa bari abakobwa twirirwana muri club ntabwo bishoboka, reka njye mu rusengero. Yambara agakote, yiyogoshesha amera neza, ajya mu rusengero arasenga, hinduka n'umudiyakoni. Aravuga ati ngomba gukura umukobwa muri uru rusengero. Aragenda ahura n'umukobwa nawe baririmbaga mu b'imbere, yateraga amakorasi, barahuje bapanga kubana babigeraho. Umugabo akigera mu rugo ababwiye umukozi ati Kado, isimbuka sha uzana agakaziye ka byeri nisomereho. Umukobwa nawe ati umva, ati hamagara mu Kado gataragenda, ati ntiwibagirwe n'ipaki y'isegereti intore itabi nanjye nikurure. Umugabo ati what? Ati nari nzi ko utanywa itabi. Navuga ati ariko byihorere. Rero nuvuga ngo umuntu akurura icyo ameze nkacyo. Rero uku ni ukwihishanya. Rero reka guha amahirwe y'umuntu yo kuyanga kwihishema, ahubwo wowe iga umuntu wawe, umumenye moves ze, ibyo yakora, how does he react, how nyine ibintu bye bikora ati, kugira ngo ubashe kumumenya. Ibi bizagufasha. Rero be aware of those questions. Nyine umuntu nabikubaza umusubize ako utamuha umwanya kugira ngo pretending ku wundi muntu wowe ashaka ko wowe aba we, nyine mbese ni ngombwa ngo abe wowe wifuza ko aba we, not we wanyawe. Kandi uwo muntu ntago azamuba igihe kirekire. So bivuze ngo rero ashobora guhinduka avuga ngo uyu muntu twabanye ngo ari umuntu mwiza, ariko nk'umusinzi kungo byagenze. Cyagihe nyine yamenye uwo muntu wifuza uwo ari we, type ze, ibyo akunda, aba uwo nguwo, ariko umaze kubana arekura wa muntu abundi aba we wanyawe. That's why you have to pay attention. Kamenya uburyo bisubizamo, ariko mu buryo butamuha amahirwe yo kugira ngo akwihishemo. Yeah. So ubwo rero ngira ngo ibyo byo turabyumvikanye. So reka mubwire ngo komeza ugire ibihe byiza, kandi muri byose Imana ikurinde. Ikintu cyose uri gukora usange mu kuboko kw'Imana. Ciao ciao.